Bakunzi rero ba Action TV turasoje muri iki gitondo aho muherereye hose tubifuriza impagarike n'umugisha. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro cy'umuryango. Murazi yuko umuryango nyarwanda ariwo shingiro rya byose, ariko ikibazo ni uko muri iyi minsi umuryango usa naho warabaye isibaniro, umuryango usa naho wabaye ahantu mbese h'ubwicaniro, umuryango nyarwanda usa naho wabaye ahantu umuntu adashobora kugera waruhukire. Niyo mpamvu rero muri iki gitondo cyangwa se kuri iyi gicamunsi bitewe n'aho uri gukurikirana ikiganiro, twahisemo nyine kubategurira ikiganiro kugira ngo mwumve rwose ko umuryango nyarwanda ari uwo gusigasirwa, umuryango nyarwanda ari uwo kugira ngo abantu bakomeze kandi abantu bawuhe agaciro kubera yuko ari nyine uko twabivuze ariwo shingiro rya byose. Muri iyi minsi rero rwose nk'abantu wenda tubijyanye nko mu bintu byo kwemera Imana, kandi n'utakwemera Imana ntabwo yakumva yuko umuryango wiwe wakagombye nibura guhora ucanamo. Abantu rero bemera Imana ubundi bakagombye kuba babanye mu mahoro, ariko n'utemera Imana nawe ntabwo yagombye kubona mugenzi wiwe bamubone nk'aho ari ikibazo. Ibi rwose urumva yuko bitakagombye mu muryango. Ubwo rero hari ukuntu muri iyi minsi abantu bavuga bati bimutse satani mu muryango wabo, bakavuga bati umuryango wimutse rero satani mu muryango, umuryango wimutse satani nk'umushyitsi mukuru, hari ibintu biwuranga. Uwo muryango ati mbere na mbere urangwa n'uko abana batacyumvira ababyeyi, abana ntibumvira ababyeyi, ahantu satani yarangiye gushinga ingando, abana ntabwo bagira gute, ntabwo bacyumvira ababyeyi. Urumva yuko iki ari ikibazo gikomeye cyane, ariko ikibabaje nanone ahantu umuryango umaze guha satani inshingano cyangwa se intebe, ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore nta n'umwe ukibikira undi ibanga. Muri make rero turagira ngo twongere tubibabwire, abantu bashinze urugo ni ukuvuga ngo buri wese yagombye kuba simetier, yagombye kuba ubushyinguro bw'amakosa ya mugenzi we. Mubyumve neza, umuntu wese uri ko yashatse umugore cyangwa yashatse umugabo mukaba mubanye mu rugo, buri wese yagombye kuba ubushyinguro bw'amafuti ya mugenzi we. Ntabwo ari ngombwa ko rwose wowe ufite amakosa, ntabwo ari ngombwa ko wowe rwose umugabo aba afite amakosa, umugore aba afite amakosa uyafata ngo ujye kuyabwira abandi bantu, wagombye kumugirira ibanga. Urugo buriya rusaba ko buri muntu wese agomba kuzigama akabigirira ibanga. Mugabo, mugore, si wowe mugabo ujya kugayira umugore wawe undi mugore, uba utekereza iki? Si wowe mugore ujya kugayira umugabo wawe ukamugayira undi mugabo, uba urimo gutekereza iki? Ni ukuvuga ngo niyo amakosa y'umugabo wawe niyo haba rimwe adatunganye cyangwa se adashoboye kubera intege nke cyangwa se kubera ubushobozi bukeya, wowe ubwawe wagombye kuba ubushyinguro bw'amakosa ya mugenzi wawe. Turabasaba rwose kugira ngo mubyumve kandi mubizirikane ko umuryango wamaze guha satani nk'umushyitsi mukuru iwabo. Iyo umugabo ahuye n'umugore ntawe ushobora gusuhuza uwundi. Tekereza wowe uhuye n'umugore wawe cyangwa uhuye n'umugabo wawe, wirirwanye n'abagore cyangwa wirirwanye n'abagabo aho ukorera cyangwa se aho utembera, ariko ugeze mu rugo ntabwo ubashije gusuhuza umugore wawe. Ugeze mu rugo wirirwa useka, ariko mu rugo rwawe ntabwo ushobora guseka. Mbese ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora guseka n'uwo mwashakanye. Rwose urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Niba udashoboye guseka n'uwo mwashakanye, niba udashoboye gukareba ambiance mu rugo rwawe, ninde wundi muntu uzagukareba ambiance mu rugo rwawe? Niba udashoboye gukareba ubucuti n'uwo mwashakanye ngo muganire, niba wowe ubwawe ibyo bintu utabishoboye, bizashoborwa nande? Kw'ibyo byose kubura ibiganiro mu rugo ari icyo ubu ngubu kirimo koreka umuryango nyarwanda. Turasaba rero ko mwagirana ibiganiro, kandi kugira ibiganiro nta nubwo bivunanye. Tekereza kugira ngo abantu babe bari kumwe babana, abantu basangira ku meza usange nta n'umwe uryohewe, usange nta muntu n'umwe uryohewe, abantu basangire ku meza bose babihiwe. Kubera iki? Kubera yuko nta mwumvikana. Tekereza abantu babiri bahuriye mu rugo, umugore n'umugabo n'abana babyaye, ariko baba bari ku meza ugasanga nta muntu n'umwe wumva y'ibyo arimo kurya. Kubera iki? Kubera yuko arabihiwe, ari kureba mugenzi we amuri iruhande ku meza, akumva rwose nta n'ikintu, akumva rwose ahubwo apeti irimo iracika. Urumva ko iyo kintu ari ikibazo. Tekereza nawe ushyire mu kuri kwawe. Hari n'abandi bantu babirobereza mu kabari baba badashaka gutaha. Nk'ubu hari abagore cyangwa abagabo baraye bagiriwe nabi mu mayira,
bitewe n'uko abanza gutaha. Kubera iki? Nta munezero bafite mu rugo rwabo, nta munezero. Ugasanga umugabo agorobereje mu kabari, ugasanga umugore agorobereje mu kabari, wenda umugabo yatashye. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ashaka yuko barebana mu maso. Tekereza. Ugasanga n'iyo abantu bari kumwe mu buriri baravuga ngo umuryango wamaze kwimika Satani nk'umushyitsi mukuru. Iyo abantu babiri baryamye mu buriri nta n'umwe ushyuha. Usanga umwe aryamye iburasirazuba, undi aryamye iburengerazuba. Tekereza. Umwe yumva mugenzi we atanamukora, atanamwegera na bukeya. Ubwo si uwo muryango ubundi wumva urimo wakwerekera he? Umuryango uba uteye nk'uko nguko. Aho umugabo ashobora guhura n'umugore wiwe ntamusuhuze, wamuha ikiganza. Aho udashobora kwicara ngo useke n'umugore wawe, aho udashobora kwicara ngo useke n'umugabo wawe. Ahubwo noneho ugasanga niba warize cyangwa se niba utarize, ugasanga nyine uratashye urimo gutuka umugore wawe cyangwa se gutuka umugabo wawe no mu rurimi atumva. Ugasanga urimo kumutuka gusa byo kumusuzugura, wenda kubera ko umurushije amashuri. Tekereza, washatse umugore wawe ubizi neza yuko nta mashuri afite, washatse umugabo wawe ubizi neza yuko nta mashuri afite, ariko ubu ngubu igitangaje ni uko ari we mbese wirirwa wogeraho uburimiro, kumutuka muri rwa rurimi atumva. Gutuka umugabo wawe cyangwa gutuka umugore wawe mu rurimi atumva, buriya ni nko kuvuza, ni nko gukomanga ku ibati. Kubera ko uramutse ukomanze ku ibati ntabwo wavuga ngo ese ngo iri bati rivuze iki. N'ubundi buriya burimo kugosorera mu bucaca, nta n'ikintu na kimwe biba bikumariye. Ariko ibyo bintu ni uguhindura ingendo. Tuba tubabwira kugira ngo muhindure ingendo, buri wese yumva yuko ibintu akora atari byo byakumwubakira umuryango. Tekereza kugira ngo uhure na mugenzi wawe unanirwa kumuhereza akaboko mbere waramutse, unanirwa guseka nawe. Urumva ko icyo ngicyo ari ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomereye umuryango. Ikindi kintu kibabaje ni uko umuryango wamaze kwimika Satani, iyo umwe yungutse uwundi arababara. Tekereza kugira ngo aho umugore wawe cyangwa umugabo wawe yishimira yuko wungutse akantu, ahubwo ashimishwe n'uko wahora uhomba, ugahora uri mu maganya, ugahora uri mu mubabaro, ugahora uri mu ibintu bibi gusa adashobora kwifuriza ibintu byiza. Iyo turimo tubabwira tuba tugira ngo buri wese, mugabo, umugore, uhindure ingendo. Tuba tugira ngo muhindure ingendo kubera iki? Kubera ko umuryango nyarwanda ubu ngubu niwo shingiro rya byose. Umuryango nyarwanda niwo turimo gushingiraho twubaka ibintu. Umuryango nyarwanda niba abantu badashoboye kuwusigasira umunsi wa none, ejo umuryango nyarwanda uzasenyuka. Kandi umuryango nyarwanda utangira he? Umuryango nyarwanda utangirira iwawe, mu rugo rw'iwawe. Umuryango nyarwanda tugomba kuwurebera mu ndorerwamo y'umuryango ku giti cyawo. Kubera ko umuryango nyarwanda, umuryango umwe utekanye, imiryango igatekana, umudugudu ugatekana, cyangwa se duhera ku isi igatekana, umudugudu ugatekana, akagari kagatekana, umurenge ugatekana, buriya n'igihugu cyose kiboneraho kigatekana. Ariko tekereza, umugabo buri munsi yishe umugore we, umugore buri munsi yateye umugabo icyuma. Reba amaraso ya mugenzi wawe mwabanye imyaka n'imyaka, arimo adudubiza wowe uyareba, ariwe umaze kumutera icyuma. Ibi bintu mwebwe mbese iyo mushyize mu kuri mugasa nk'abashyira mu bwenge bwanyu, mwumva hari ibintu njya ntekereza bikanashobera. Ukuntu umugabo afata umugore akamuca ijosi, ukuntu umugore afata umugore akamutera icyuma, akabona amaraso aradudubiza, amaraso ya mugenzi we akabona aradudubiza. Hari ibintu washyira mu mutwe cyangwa se ashyira mu bwenge bwe, akumva birenze kamere, akumva abantu baramaze guta ubumuntu. Ariko turasaba ko buri wese yasubira ku isoko. Turasaba ko buri wese yakwikebuka mu mutima wiwe. Yamara kwikebuka akazajya avuga ati mbese ibintu nkora ubundi birakwiriye? Si ubundi ibintu nkorera mugenzi wanjye koko ubona bimuhesheje icyubahiro? Wowe niba udashoboye kubaha mugenzi wawe, uzi ubande wundi? Niba udashoboye kubaha mugenzi wawe mubana umunsi ku munsi, umaranye imyaka 10, imyaka 15, imyaka 20, wumva ko n'abana imyaka 30 ngo bari mu gutandukana bakaba divorce, uzi ubande wundi? Ni ukuvuga ngo rero twebwe ikintu tubasaba umunsi wa none muri iki kiganiro cy'umuryango, ni uko wowe mugabo, ni uko wowe mugore wahindura ingendo.
niba udashoboye guhindura ingero y'ibyo ukora, umuryango wawe uzasenyuka, abana bawe bandagare, kandi uko byakagenda kose ingaruka zizakugeraho wowe ubwawe n'umuryango wawe n'igihugu muri rusange. Ibyo bintu rero biradusaho twese uko byakagenda kose duhindura iki? Duhindura ingendo.